utuma twishima minister ikintu nakunze kandi yakomojeho ni kimwe ikintu cyo kubwira ko n'abayobozi n'abantu bahabwa invitation bakwiye kwishyura. Icyo kintu naragikunze. Abahanzi ntabwo dusaba amafaranga rega kuko ibyo dukora abantu mukwiriye sometimes ntekereza ko abantu ari cyo gihe kugira ngo babyumve. Ikigendanye na korabo hagati yanjye n'abavandimwe twarabiteguye tubimazemo igihe kinini, ariko n'abantu bambaye hafi mu gukora iyi album twunguranye ibitekerezo, hari aho bagiye bankosora, ariko imikoranire yo gukora indirimbo byo birahari, nuko izo ndirimbo zitari zajya hanze ariko birahari nta kibazo, ariko ntabwo zari gusohoka kuri album nkuko ngewe nashakaga album yanjye uko ijya hanze, ariko imikoranire yo irahari toujours buri gihe cyose. Bro mvugiye ikintu wallahi Jama yatwimye korabo bro. Tuzaba ku cyumweru ku tariki 27 ni hano turi n'ubundi muri ka Kigali, ariko turi kumwe n'abahanzi bazafasha, n'abamufashije gutegura igitaramo, turi kumwe n'abaterankunga cyane bavuye muri Beka. Numva twaha umwanya buri wese akatwibwira hano kuri pano, ariko namwe tubaha ikaze nk'itangazamakuru. Ni igitaramo agiye gukora hano i Kigali, nicyo cya mbere agiye kumurika album Wangabiye. Ni album akoranyeho n'abandi bahanzi, araza kugira umwanya wo kubitubwiraho, ariko mu gihe buri minsi mike cyane kugira ngo dutaramire. Imyiteguro wageze kure, abahanzi bazakorana nabo bariteguye. Ndizere umwanya ari uwe kugira ngo aze kuganiriza muri rusange, ariko igitekerezo inyunganizi umwanya araba ari uwe. Numva twahera ku waturutse muri Beka akatuganirira Warese naza guheruka. Nta kibazo. Mwiriwe neza. Jewe nitwa Didier Kananura, n'abandi umuyobozi wa Kananu Connections, ariyo irategura igitaramo Wangabiye. Igitaramo giteguye neza, aho turi ni naho hazabera igitaramo muri sale hano iruhande, munaciyemo murasanga rwose imyiteguro igeze kure, ibintu byose biri ku murongo. Abahanzi bacu bariteguye kandi tuzagira igitaramo cyiza cyane. Ibi ndabivuga na confidence nyinshi cyane, nk'umuntu we mu bitaramo nagiye mbona imyiteguro myinshi, ariko tuzagira igitaramo cyiza cyane. Mpereye kuri content, n'abandi baraza kubivugaho. Kuri content y'igitaramo bwacyo uburyo giteguye, nkakurikizaho line up abahanzi dufite, uhereye kuri Lionel Sentore, hazaba hari na Jules Sentore, hazaba hari na Ruti utashoboye kuboneka muri press conference kuko afite izindi nshingano uyu munsi. Turi kumwe n'ishyaka ry'intore, kandi turi kumwe na Charles mubona hano nawe kuko asanzwe kwa na Lionel, kandi akaba ari jeune marié ubushatse mwamukomera amashyi mukamuha felicitation. Ubu Charles tumuvanye mu kwezi kwa buki, azamwe no gutaramira abanyarwanda, tumushimire rwose. Hanyuma line up nashaka kuvuga ku myiteguro yindi ikunze kuba inyuma cyangwa se muri background y'igitaramo. Bagiye babivugaho kenshi abakunda gakondo mu Rwanda, yuko mu Rwanda tugira ikibazo cyo gutegura, ariko umuntu ngo yagura table akaza agasanga bayihaye undi muntu. Niyo mpamvu rero twebwe ni ikintu twashyizeho emphasis cyane, ni ikintu twiteguriye kandi tugitindaho. Dutegura umubare w'imeza za VIP uzwi, kandi ngira ngo mbwire abantu ko rwose zigenda gushira hasigayemo nke cyane, ariko nizirangira nta wundi muntu uzabona VIP. Tuzabashyira muri premium, kandi twizeza abanyarwanda bose baguze itike ya VIP table ko azabona table nta muntu babyiganye. Icyo rwose mugitubwire abanyarwanda babimenye. Turabizeza neza yuko nta muntu waguze table uzayibura. Yagiye biba mu bitaramo byinshi byabaye imbere yacu, bikavugwa bikajya mu nyamakuru abantu bakakomplaininga,
turabizeza neza ko umuntu waguze tebo azabona umwanya we nk'uko yawuguze, ariko ntuzawubura azagura undi utari tebo, kuko nizimara kuzura ndakeka ko uyu munsi tuzakora itangazo hanze rivuga ko tebo zuzuye, ubwo barasigara bagura inyuma y'amatebo. Ndumva ibyo gihe navuga nkaho umwanya n'abandi bakavuga no mukaza kutubaza ibibazo nyuma. Murakoze. Murakoze cyane. Ni Rwizirangabo rwa Mugenzi Cumi Rutoneza batanagishije, ni Nyiranenyaga Rugo nk'abagize amashondi y'inganguro ushakaje ibyuma, nkaba ndi rutikangiye igikomye cyane. Ingeri Lionel Sentore nk'uko mumbona hano, nkaba ndi Garçon Bombo. Igitaramo turacyiteguye neza cyane, murabona ko energy ni nyinshi, imyiteguro yacyo ni myinshi, tuyigeze ahanyuma, tuyigeze kure. Rero nabizeza yuko umunsi wo ku itariki 27 z'uku kwezi umunyarwanda wese ahari uzitabira kino gitaramo azaryoherwa. Ndabizi abanyarwanda bakunda gakondo, turashaka rero kuri uyu munsi nyirizina bazaryoherwa noneho kurushaho, uko abantu turi kumwe bafasha bafitemo experience zihagije kandi n'abahanga cyane. Rero ndabizeza yuko buriya munsi nyirizina bizagenda neza cyane. Eka nanjye nkomereza aha ngaha ku muntu bahaye ya nkoni ntakomeza twibwira. Muraho neza, ndirwa mwiza baratiri ngo intare byuze amahangano n'amakenga yarodahusha igihumbi cyane. Icyo ngiye kuvuga ni kimwe, burya twe turategura ariko mwe mugateguza. Muri make nimwe igitaramo mugiye gutuma abanyarwanda bakizamo, sibyo? Murabateguza mubabwire ngo ibintu bimeze neza, kandi namwe murabona ko bimeze neza. Muri gakondo dukunda ibintu byiza bisukuye bisa neza. Rero ibyo ngibyo nibyo ntekereza ko abantu bakwiriye kwitega, kandi ku giti cyanjye nka grand frère wa Lionel nishimiye cyangwa ntewe ishema no kuba muri kino gitaramo kuri concert ya mbere agiye gukora, kandi nkamushyigikira byeruye sike. Mwiriwe cyane, muraho cyangwa njye ndi Rwamarara rwa Murima ndi Nyiringabo y'Urugangazi, nuko urugamba ruhenanye nkavumera abagize ubute n'ubwo bagahunga, abatari umutwe bakiyegamira ariko abosemo. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, rero igitaramo kirakomeye kandi ni cyiza, twaracyiteguye mu buryo buhagije, ntabwo kigomba gusa n'ibindi. Turahamya neza ko kizaba gifite itandukaniro. Uko gakondo igenda ikura niko n'imitegurire yayo n'ubwiza bwayo n'ibyo imurikirwamo byose biba ari ibihangange. Ubwacyo uko cyitwa rero ubwabyo biragiha uburemere bukomeye. Nk'uko dutegura Jire uko yabivuze, mwe mugateguza nahanya ahubwo ku mugani, reka tubatega amatwi twumve ibyo muteganya kubwira abanyarwanda, wenda mudafite ibisobanuro tubasobanurire. Murakoze. Ganiriye neza cyane. Nasabye guheruka. Impamvu nasabye guheruka ntabwo ari indi, nuko nagira ngo nze kubasobanurira impamvu Beka yafashe umwanzuro wo kwifatanya na Sentore. Tumaze kureba mwabonye ko naje nambaye nanjye ni Beka. Sinzi impamvu yo namuhaye atayizanye, ariko yagombye kuba yambaye nawe. Dufite umuryango twise nanjye ni Beka. Kwifatanya na Sentore nuko dushaka kwagura umuryango wa nanjye ni Beka. Namwe mukatubwira abanyarwanda ko nabo ari Beka, namwe ni Beka, sibyo? Ntabwo muri mwaba Beka, mukwiye kuba Beka. Reka mbabwire impamvu mukwiye kuba Beka. Mu ntego zacu zo kwagura umuryango mugari wa nanjye ni Beka, cyane cyane tugendeye kuri cluster
y'abahanzi n'abanyabugeni. Dufite product nyinshi turimo kugenda dukora nk'abanyakigali dutekereza ko zizakemura bimwe mu bibazo by'ubukungu bihari muri cluster yanyu. Kwifatanya na Jules Sentore na murumuna we Lionel ni ukugira ngo twohereze ubutumwa buvuga ngo turimo gufatanya namwe kandi turacyashaka gufatanya namwe, turacyashaka gufatanya na sekta yanyu kugira ngo mu byo dushoboye nk'abanyarwanda tubasunike cyangwa se namwe mudusunike, namwe mube nanjye n'ibeka. Dufite product nyinshi wenda sindi buziganireho zose hano, ariko buri muntu wese yakwisangamo muri nanjye n'ibeka. Turiteguye rero mutubwire abanyarwanda cyane cyane muri secteur ko beka ihari kugira ngo dufatanye namwe mu mishinga yanyu iteza igihugu imbere, inateza urubyiruko imbere. Murakoze. Murakoze cyane. Ariko se mbere ko tugera mu mwanya w'abanyamakuru, tugiye ibijyanye n'amatike waravuze iminsi masaha ari imbere dushobora gutangaza ibijyanye na tab ko hari andi agihari se ashobora kuboneka nyuma no twakira abanyamakuru. Izo navuga ziri hafi gushira, aho mperukira kureba kuri platform turi gukoresha tugurisha amatike ni VIP tables, ariko izindi ziracyahari, premium zirahari na regular zirahari, ariko n'abakeneye kugura amatable vuba ngira ngo uwo uri bucika n'uyu munsi ashobora kutayibona, ariko nyuma amanyanya iracyahari. Murakoze cyane. Kandi tugiye mu mwanya w'abanyamakuru, buri wese azajya yivuga tubwiye n'igitangazamakuru nyuma n'uwo ashaka kubaza ikibazo. Ndumva byaba byiza umuntu agiye abaza bagahita bamusubiza kugira ngo wenda ataza kugira icyo twibagiwe. Murakoze. Nitwa Johnson Ndekezi Murera Umuseke. Nifuza kubaza Lionel, mu by'ukuri indirimbo ufite, indirimbo ubona ufite kugeza magingo aya, urabona public uzayibyimba kabisa cyangwa n'ubundi ni ya ndirimbo dusanzwe tuzi niyo wizeyeho guhagurutsa imbaga? Murakoze. Unatubwire n'udushya natwo unategura kugira ngo tubwire abanyarwanda bazaza kwizihirwa. Murakoze. Indirimbo mfite nditeguye cyane kubataramira mukanezerwa, kandi nshingiye no ku yatumye mumenya yuko Lionel arimo gutegura kino gitaramo, ariko hari izindi ndirimbo nshyashya nziza zihari n'abanyarwanda bakeneye kumenya. Siriya yonyine mfite. Murakagira Imana. Uranyuzwe cyangwa udushya turimo nuko harimo indirimbo nyinshi nshyashya batazi zigera kuri 11, kandi ikindi gishyashya nuko ari ubwa mbere bazaba bambonye mu gitaramo cyanjye njyenyine hano mu Rwanda, kuko ari n'igitaramo cya mbere nteguye, nako nagashya kandi. Merci beaucoup. Nitwa Pionika kuva kuri 3D TV. Mfite ibibazo bibiri, icyo ndabaza Lionel sinasharire. Icya mbere kuri Lionel, igihe ejo bundi wari ugeze mu Rwanda twakubajije kuri line kuri abanyarwanda cyangwa se abakunzi bawe, uyu munsi kugira ngo tugire icyo twereke abanyarwanda nyuma y'uko dufite Ruti, ishyaka ry'intore ndetse na Gilles, nta wundi muntu turamenya cyangwa se ufite uzereka abanyarwanda utari kuri line up wamaze kumvikana cyangwa se kuvugana nawe. Kuri Charire, first of all congratulations kuba wararongoye, ariko bajya batubwira ngo iyo umuntu azanye umugore ngo hari ukuntu asubiye mu miririmbire cyangwa se mu mikinire, ijwi riracyarimo cyangwa imbaraga umugore yarazimaze? Murakoze. Mwanya no kubanza nagaragaje tugomba gukorana, hari n'abandi benshi, hari n'abandi bahanzi benshi ntabwo nagaseke gapfundikiye. Ku munsi nyirizina w'igitaramo uzababona n'abandi, kuko bavugiye hano ka gaseke gapfundikiye naba ngapfunduye hakiri kare, ariko barahari, bariya nabo twabashije gutangaza, turimo turakorana, twabaye hafi mu buryo bw'imyitegurire, kandi ikindi nababwira ni uko n'ingangare turahari. Nubwo si ngombwa ngo mutubone kuri afishe, mumbonye mumbonamo ingangare, mubonye Charles mumbonamo ingangare. Murakoze
icyo kibazo ariko nanjye nabanje kujya mbyibaza mbere kuko najyaga mbona mubyandika ku ba artiste bandi ariko kuri gakondo burya biratandukanye akungo gakuze niho biryoha ni nabwo ubona gutekereza kandi niyo ugiye gushaka urabanza ukareba uwo ugiye gushaka icyo nakubwira cyo ni uko bigeze igihe ahubwo mbere nta mwanya nabona. Murakoze, nitwa Eminyawe kuva kuri Eminyawe Empire. Nizere ko mwese rero mumeze neza abari hano. Ngiye ndibariza Jules Sentore, ubwo twe turi ku kibuga cy'indege ejo bundi nabajije mugenzi wawe ati ni bande wifuza kubona mu gitaramo cyawe. Ku bw'amahirwe mbona na minisita utuma twishima. Ejo bundi arapostinze ahamagarira abantu kuza mu gitaramo cya gakondo. Rwose kiba ari igitaramo cyiza cyane, nanjye mbwira abantu ati nimuze ku bwinshi, amatike atarashira. Ariko mubonye nk'umuyobozi nk'uyu by'umwihariko unanarebwa n'ibyo mukora, apostinga cyangwa se ahamagarira abanyarwanda muri rusange kuza mu bikorwa byanyu cyangwa se kuza mu bitaramo byanyu nk'abahanzi mu byakira muti. Icyo ni kimwe. Ikindi yongeye nanone guhabwa inshingano n'umukuru w'igihugu kuba minisita, n'ubundi agakomeza inshingano yari afite z'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi muri rusange. Ni igiki mumusaba kugira ngo azakomerezaho n'ubundi aho yari agejeje nk'abahanzi? Hari ibyo mubona mukeneye by'umwihariko nk'inzu mukoreramo ibitaramo ndetse wenda n'aho mukorera indirimbo zanyu n'amashusho muri rusange, ibyo bihagaze gute noneho ku ruhande rwanyu nk'abahanzi? Ni igiki mumusaba? Ngaruke kuri Lionel, iki ni igitaramo cyawe cya mbere uje gukorera hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu Rwanda muri rusange. Abanyarwanda nizera ko bakunyotewe, bakeneye no kukumva ndetse no kukubona. Benshi mbona nkubona arabakubona kuri za kamera, kuri televiziyo no mu ndirimbo muri rusange. Ariko wowe ku bwawe wumva witeguye gute? Utubwize ukuri. Hari igihe mutubwira ngo turiteguye, turi tayari, ariko nanone ibyo tubona tuje mu bitaramo bikaba bihabanye. Ariko nizeye ko indirimbo ufite n'ubushobozi ufite uzabahagurutsa. Ariko wowe ku giti cyawe nabo muri kumwe mu ntego imeze gute? Ese imyiteguro igeze he? Ubu wayiha ikigero cya kangahe ku ijana? None nimurangiza munatubwira uburyo n'abantu bari buze kubona amatike. Hari igihe tubabaza ngo abantu bazabona amatike gute, tukabibabaza nyuma. Nakubeshye ntitubishyiremo, bamwe bakabikata. Mujye mubitubwira mbere na hagati ku buryo bari buze kubinanirwa. Murakoze cyane. Tekereza Jules afite ibibazo Banze? ufite ibibazo intore cyane namwumvise. Yes, utuma twishima minisita. Ikintu nakunze kandi yakomojeho ni kimwe, ikintu cyo kubwira ko n'abayobozi n'abantu bahabwa invitation bakwiye kwishyura. Icyo kintu naragikunze. Abahanzi ntabwo dusaba amafaranga rega, kuko ibyo dukora abantu mukwiriye. Sometimes ntekereza ko abantu ari cyo gihe kugira ngo babyumve. Kuba ndi umuhanzi n'inganzo, ndarema kandi ibyo nkora ni ukugira ngo bikore ku mutima wa bamwe muri twe, ni ukugira ngo bigufashe mu bibazo uhura nabyo, bibashe kubyoroshya cyangwa ubashe kubona ibisubizo. Ibyo dukora muri make turi n'abaganga, sibyo? Hari abababaye dutuma bishima, hari abafite intimba ku mutima bakabohoka, hari yemerewe ko yakora n'igihangano cyiwe ku ruhande, akagisohora ku ruhande. Rero impamvu ntigeze nshiramo ingangare ni uko mugenzi wawe yari ahugiye mu buryo bwo kwitegura ubukwe. Rero nkeka yuko iyo tuza kubivanga rero ingangare no gutegura iyi konseri byari kumugora cyane, yari kuyitanga cyane kuko ni umuntu umara hafi buri gihe cyose. N'ubu ngubu kugira abashe kuba ari hano nuko yitanze cyane, twabigiyemo inama
mwereka abo tuzakorana, arambwira ati nta kibazo, ariko rero uko tubona gutya ingangare si ngombwa ngo zijye kuri afishe, ingangare iyo turi kumwe turi babiri biba bihagije kubona yuko icyo gikorwa ari icyacu. Murakoze, turasoje ikiganiro n'abanyamakuru, ariko Didier yadusoreza akaduha n'ubutumwa muri itangazamakuru twajyana, ariko se hari abandi bantu bazwi nka MC wenda muzabakora muri iki gitaramo, hanyuma udusezerere. Wakoze. Arakoze cyane, nagira ngo ntangire mbashimira cyane mwese ukuntu mwitabiriye ubutumire bwa press conference, kandi mwaradufashije cyane muri promotion y'iki gitaramo. Turabashimiye cyane, mwagerageje gukora inkuru rwose. Burya abahanzi ntabwo umuhanzi yamenyekana ngo akomere mutayimufashije. Ndabanza mbashimiye cyane rero kubw'iyo mpamvu ya mbere. Hanyuma hari ikindi yarakomeje nanjye nifuza kuvugaho. Mu gitaramo kizaba kiyobowe n'umuntu w'intore cyane watowe witwa Ntazinda Marcel. Ngira ngo muranamureba hari inyuma, mwanamuha amashyi. Kandi mu bintu by'igitaramo abyumva cyane kurusha benshi. Tuzagira igitaramo kiryoshye pe, kizaba igitaramo cy'uwangabiye koko, kandi nta wundi muntu wari kukiyobora neza nka Ntazinda Marcel. Ubwo nawe mukanya wenda tukamuha akamikoro, nawe wakamushyira akamikoro akabwira abantu bicaye hano, akabereka uwo ari we, akababwira uwo ari we. Hanyuma ariko ndagira ngo ubutumwa bundi ntanga ni ukubashimira cyane kuko nari maze kubivuga, ariko tunakagurira abantu batabona amatike kuyagura, ko turifuza yuko bibaye byiza twazakora konsere agishekro, mu gifaransa babita gishekro, kuvuga ngo ni ukuri igitaramo amatike yarangiye tuvuga ko nta tike ihari uwo munsi. Mwabidufashe mwakabyaramo kandi ko bishoboka. Ntibishoboka? Ntibishoboka? Kandi rwose icyo mbemereye, nituva mu gitaramo uzambere ko atishimiye igitaramo azaza tuvugane, zamusubiza amafaranga yaguze, kandi ndabibemereye. Muvugire abanyarwanda kuri iko navuze. Murakoze cyane, murakagira Imana. Reka duhe Ntazinda koze tukaba nk'uko anadusorezeho iyi press conference. Murakoze. Ndashimira uburyo babisobanura ibyo barimo kunyuramo n'uburyo babibonera igisubizo, twe nk'abahanzi tukabibafashamo. Rero umuntu uje mu gitaramo cyacu abaje kwakira umunezero, abaje kwifatanya natwe, abaje kuruhuka, abaje gukira. Hari abo turirimbira bagakira. Izo ngero sinzi, nshobora kubivuga mukakeka ko ari ugushaka kwitaka, ariko ngewe hari igitaramo nakoze hanze y'u Rwanda, umubyeyi akizamo n'umuzungu. Akijemo yaje arwaye kanseri, sibyo? Arwaye kanseri, asaba ko dufata ifoto, turabonana. Mu kubonana arambwira ngo nagize umunezero kuko narabibonye. Arabyina indirimbo zanjye atazumva, atanazizi, aribwo bwa mbere azumvisha, akabyina akanezerwa. Ndetse anatashye bamubwira ko hari igihe cyagiye kiyongera cyo kuba kiriho, sibyo? Ariko agiye no gutaha yanyohereje lettre, anyandikira message nini, ashiraho n'agafoto kanjye nawe, arabimpa ngo mubigeze kuri Jules Sentore ko nakunze ibihangano bye. Kandi anutso abahanzi turimo abaganga, turimo gukira. Hari ubwo abanyarwanda bumva ko bakeneye kumenya ibihangano by'umuhanzi mbere y'uko bisohoka, bumva ko bakeneye kumenya ingano ye kugira ngo babashe kwitabira igitaramo cye. Reka da, ujye ukizamo uje gukira, uje kubohoka, uje kunezerwa, uje guta agahinda no kukarenga, sibyo? Murakoze. Icyo ni cyambere nakunze, cyuko invitation abazihabwa bamwe mu bayobozi bakwiriye kubishyurira. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ntabwo ari ukubibahatira, ariko ni n'ikintu cyiza. Wahawe invitation uba wubashywe, ariko ugize n'icyo utanga uba wubatse umuhanzi. Icya kabiri nifuza wambajije, ese turasaba iki? Buri munsi ngenda kivuga ni ikintu kimwe gusa. Ntabwo nsaba amafaranga. Amafaranga ari byo dukora, ntekereza ko bigomba kubonamo akantu. Ariko icyo nsaba, ndagisaba igihugu, ndagisaba abanyarwanda, ndagisaba ubuyobozi, ndagisaba igihugu kitubyara.
ni ukurema isoko ryacu rikaguka. Ati gute? Isoko ryacu nk'abahanzi ubu ngubu majority cyangwa ahanini isoko abahanzi mu Rwanda tubona ni isoko riva mu ma event atandukanye mato mato, ndetse n'ama event leta iduha. Ibyo ntabwo bihagije, hakenewe kwaguka. Umuhanzi bakamwumva nk'umuhanzi w'igihugu ariko unarepresentinga igihugu hanze yacyo. Kuko iyo ugiye kubona ukabona nk'umuhanzi uturutse hanze akaza ukumva agize ibyo ayora avanye hano mu Rwanda, uwahasigaye n'ubusanzwe musanzwe muturanye, reka bamwe tuba tunaturanye, musanzwe muturanye, ukumva ko ushobora kumufunguriraho. Ibyo bintu ntabwo bijya bingwa neza. Sinzi icyo ndatekereza mu gihugu. Ujya gutera uburezi arabwibanza, kandi nujya kurata kugira ibyo arata ahera kubye, sibyo? Murata abahanzi banyu, mubavuge neza, murabashigikire kugira ngo bashe kujya mu ruhando rw'amahanga, kuko mu byo maze kwiga, mu byo maze kubona, mbona turabashije, turashoboye. Kandi unarebye na production yacu, ntekereza ko mu producer dufite hano ibihugu nta producer sound ziva hano muri Rwanda cyangwa ibihangano dufite hano. Iyo burya mu platform dushiraho ibihangano byacu, iyo bishizeho ibihangano byacu usanga kiremereye kandi gifite quality nziza kurusha ikindi gihangano cyaturutse singiye kuhavuga hano hafi, sibyo? Bivuze ko twebwe turimo abahanga, ndetse no ku video production usanga turi aba producer bacu n'abahanga cyane, sibyo? So ibyo bintu rero abanyarwanda icyo ni ikirezi twambaye, sibyo? So tubishigikire, tubikunde, tunabakunda abahanzi banyu. Murakoze mukara. Nakoze cyane Lionel, mwanya ni wawe. Bari bambajije imyiteguro igeze hehe n'urugero rwayo kugeza kuri uno mwanya. Bigeze nko kuri 88%. Ndi tayari gushimisha abanyarwanda, ndi hano na energy nyinshi nk'uko mubibona. Mpagurutse ngahagarara mwahita mubona ukuntu ndi ntari iteye ubwoba, ariko ngiye ndi ready, ndi tayari kubahiriza igitaramo cyiza cyane, kandi imyiteguro tunayigeze kure. Murabibona turanezerewe kwitegura, namwe dufashijemo uko mubibona. Ibyo byose baragenda neza, ndabashimira cyane ubwitange murimo murakoresha. Murakoze. Nagira ngo umwana wa Lionel gato Jules, ngiye hari ikintu nshima cyane, buriya ni gakeya ujya njya imbere y'abantu banavuga cyane cyane nkamwe muzi ubwenge muri ibintu dukora, mufite n'uburyo mubyerekana kandi bikaba byagera kure. Ngiye ndashima generation ubu, igihe mu myaka nk'itatu ishize kugira aho bigeze ubu ngubu, abanyamakuru u Rwanda dufite ubundi mbere gato wajyaga kubona no ku maradiyo cyangwa n'amateleviziyo ugasanga bari gukina indirimbo zo muri biriya bihugu, niba ari n'umwartiste wa gakondo uje ugasanga rwose aravuga iki, nta mwanya nta. Ariko ubu ndimo ndashima ukuntu muri kubikora, kandi noneho wajya noneho n'ababikora ubwabyo usanga umwana mu myaka 20 arimo aririmba ijwi ryiza rya gakondo, mukamushyigikira ukabona ko hari ukuntu bisigaye bimeze. Nimushyiremo imbaraga, ubwo Jules ababwiye nk'umuntu mukuru kuko yabanje mbere mu gutaraza hari wasanga ariyo mpamvu. Murakoze. Amazina yanjye ni Salomo George, muri Kigali Today. Ndashaka kubaza apari y'igitaramo Jules, indirimbo yawe Uwangabiye ni indirimbo imaze imyaka 8, urebye yaprodinzwe haciye imyaka 8. Nibuka neza kugira ngo yakoreshejwe muri campaign, ariko nyuma y'ijambo His Excellency yaravuze
ijyanye n'icyo kugaba bivuze bahita batangira kuyikoresha nyamara kutaye no mu Rwanda ikomeza rwose indirimbo nziza nyuma kuri final mwaraje murayiperforminga ese waba waragabiwe behind ikindi nabaza kuvuga ese niho havuye kugira ngo ube wayitiriye album yawe ugiye kutumurikira ikindi cya kabiri ejo bundi twabonye umushu mukuru wize mushiki wabo ino album ayumugisha kuri Twitter ndetse niho nabonye abishyiraho ese amarangamutima yawe ku bayobozi nk'abiyo bagushyigikiye ubifata gute cyanyuma ese ubonye baje mu gitaramo cyawe wabyakira Koze George aho nza kwibagirwa icyarimwe icyo navuga cya mbere ni uko ni iby'agaciro wambajije ko nagabiwe kugabirwa naragabiwe kugabirwa igihugu cyiza ntabwo bisa rero nk'abanyarwanda twese twaragabiwe icyo kibe gihamye kuko naragabiwe cyane ikindi navuga kubona abayobozi banshyigikirana iby'agaciro si jye jyenyine bavuze ku muhanzi umwe bavuze ku bahanzi twese yewe ndi hano mba mpagariye abahanzi bose bari hano mu gihugu cy'u Rwanda kimwe n'uko n'undi yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda akagenda ahandi abaduhagarariye twese kuba banshyigikiye ni iby'agaciro ndabikunda nkeka yuko n'abahanzi bagenzi banjye barabikunda kandi barabishima kuko bigaragara yuko hari aho turimo turava hari n'aho turimo turajya ubu abayobozi bacu badushyigikiye mu buryo bw'ibihangano mu buryo bw'abahanzi twese iyo bagushyigikiye bituma nawe ushobora kuba wabasha kuba wakora neza ikindi mbonye baje mu gitaramo cyanjye byanshimisha cyane ntako bisa kandi byashimisha n'abanyarwanda twese muri rusange bigashimisha n'umwe wese yaba yitabiriye kino gitaramo kubona ubuyobozi bwacu ababyeyi bacu baza mu gitaramo burya ni iyindi shusho ku munyarwanda no ku muhanzi wese ahari aho naba nibagiwe ubwo murambwira nsubize wakomeza kuri Venke murakoze cyane nitwa Venke nk'uko yari abivuze ikibazo cya mbere kirajya kuri Lionel ndetse n'abamfashije gutegura igitaramo ejo turi mu kiganiro dukora kuri Isibo TV and Radio twarimo twibaza impamvu igitaramo cyatinze kitaje mu gihe amatora yararangiye cyangwa se kwishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu cyane ko n'indirimbo y'itya album ifite aho bihuriye umuntu akibaza ntibyatewe n'uburangare byaba byaragenze bite ku igitaramo kitaraje muri kiriya gihe kuko bihuye nyine n'ibyo bitwaye turimo by'amatora cyangwa se intsinzi tunamushimira muri rusange ubwo tubwiye cyabayemo kugira igitaramo kiza gutinda ni ikibazo cy'indirimbo zari zihari byaba byagenze bite icya kabiri mwaramutumiye cyangwa se mugatumira First Family murakoze murakoze cyane ikibazo impamvu tutigeze dutegura igitaramo muri biriya bihe nanjye nari ndimo kwitegura mu buryo bwo gukora umuzingo wanjye nari ntarabirangiza neza ariko inkono yahiriye igihe iki nicyo cyari cyo gihe cyo kuba nategura igitaramo hano mu Rwanda kuko niba byoroshye gutegura igitaramo uri mu mahanga ndani ukagitegurira mu gihugu cyawe abanje kuganira n'abarimo barabimfashamo hano tubasha kujya inama niyo mpamvu rero ko n'umwanya twabashe guhita twanzura kuba twakora igitaramo hano naho ubundi muri kiriya gihe ntabwo byari gushoboka kuko nanjye byansabaga kubanza kwitegura kubanza gukora izo ndirimbo zose zikajya hanze no kugira mbashe kuba nagira icyo nzabagezaho koko cyuzuye murakoze ikindi kibazo wari umbajije ngo twaba twaratumiye ibukuru hari abantu abo turimo turakorana babikozeho ndabyizera baraza kubidusubirizaho neza ariko ubwo butumire nkeka yuko bwatanzwe Murakoze cyane dukomereze kwa Sam murakoze nitwa Sam Kwizera nkorera Flash TV na Flash FM
Ndashaka kubaza Lionel wenda na Jules nibiba ngombwa araza kukunganira ku kigendanye na collab. Album urayikoze ariko bigaragara ko indirimbo imwe ariyo yapostinze cyane ni abantu bazi kugeza uyu munsi cyane. Mu ndirimbo ziri kuri album izo nagerageje kubona amazina y'abantu mufitanye collab, ntabwo nigeze mbonamo abavandimwe cyane muzafatanya mu gitaramo, yaba Jules yaba Ruti. Birashoboka ko wenda bariho ariko ibyo twabonye tukaba tutababonye, uraza kubitubwiraho. Kuki nta kigendanye na collab hagati yawe n'abavandimwe cyagiye kibaho kugira ngo wenda no mu gihe udahari uri mu kandi kazi hariya abavandimwe izo ndirimbo babe bazipromotinga hano, babe baziperforminga? Ikigendanye na collab hagati yawe n'abo bavandimwe bimeze bite ko ntabyo tubona? Jules mwagomba kureba ukuntu mufasha umuvandimwe mu gihe adahari mukajya musunika utuntu gake gake, mwaperforminga n'ako karirimbo mukakaririmba n'akabantu bakakamenya, aho kugira ngo yasinze. Ubwo uraza kutubwira ku kigendanye na collab hagati yawe n'abavandimwe. Ikigendanye na collab hagati yanjye n'abavandimwe twarabiteguye, tubimazemo igihe kinini, ariko ni abantu bambaye hafi mu gukora iyi album, twunguranye ibitekerezo, hari aho bagiye bankosora, ariko imikoranire yo gukora indirimbo byo birahari. Nuko izo ndirimbo zitari zajya hanze ariko birahari, nta kibazo, ariko ntabwo zari gusohoka kuri album nkuko ngewe nashakaga album yanjye uko ijya hanze, ariko imikoranire yo irahari toujours buri gihe cyose. Bro, mvugiye ikintu wallahi Jama yatwimye collab bro. Okay, ariko biba byoroshye. Buriya umuntu muhorana abahanzi ku bahanzi sinzi impamvu, kuko ibyo akora nanjye ibyo nkora rimwe na rimwe abigiramo uruhare byinshi. Ndabeshya Charles. Rero hari ubwo usanga nk'igihangano agiye gukora kubera ko wacyanditseho cyangwa wakigizemo ibitekerezo ukumva urimo, ariko ijwi wakumva ugasanga cyangwa se ugasanga ni cya kanaka, ni cya Lionel wenyine cyangwa Jules Sentore wenyine cyangwa Charles wenyine, ariko ibitekerezo buri gihangano yaba icye yaba ibyanjye yaba bya Charles yaba ibya Ruti utari hano n'ibihangano bya Kananura na Beka nanjye ni Beka, byose tuba twabigizemo uruhare nubwo tutagaragara direct, ariko ntekereza ko hari agaseke kagipfundikiye k'ibihangano uko babikubwiye. Hari ibyo twakoreye aho atuye, hari n'ibyo twakoreye hano mu Rwanda. Vuba aha turabikubita hanze. Murakoze. Nitwa Abdul Taribu, nkorera Kigali Today na Kent Radio. Ikibazo cyanjye ndakibaza Beka. Batubwiye ko batangije ubufatanye binyuze muri gahunda ya Nanjye ni Beka n'abahanzi n'abanyabugeni. Ndagira ngo mutubwire ubufatanye bumeze gute, buzafasha iki abahanzi, n'abahe bahanzi, n'abahe banyabugeni? Urakoze. Ubufatanye navuze bwa Nanjye ni Beka ni ubukangurambaga bugenewe abanyarwanda bose. Mu banyarwanda bose igisata cy'ubuhanzi n'ubugeni gifite uruhare runini cyane urebye ku rubyiruko, surtout ko population yacu pourcentage nyine n'urubyiruko. Ntabwo rero twatangira ubukangurambaga Nanjye ni Beka bugamije kugera ku banyarwanda bose ngo igisata cy'abahanzi n'abanyabugeni tugisige. Twabegereye rero kugira ngo tuze tubatege amatwi, hari ibyo dufite twabazanira, ariko turimo gushaka kubumva kugira ngo tubakorere ibisubiza neza ibibazo mufite. Hari ibiganiro twatangiye, hari ahantu bigeze, hari uduproduct tumwe na tumwe twashyize hanze umuntu ashobora gukora akoresheje application ya Beka, ukiherezaho makeya bitewe n'ukuntu account yawe ikora. Ariko noneho turashaka kugira ngo tubegere turebe izi projet mufite zikeneye financement, zikeneye ko tubatiza amaboko kugira ngo twumve dukemura ikibazo cyangwa se tubahereza igisubizo gihwanye neza n'ikibazo gihari. Nibyo twatangiye rero, kandi murakomeza mutubona inshuro nyinshi, mutwegere tuganire.
mutwegere mutubwire kugira ngo igisubizo turi ndashaka kubibuza ko BK ariyo banki y'abanyarwanda yonyine isigaye kuri iri soko murabizi niyo banki y'abanyarwanda 100% musigaranye turashaka kubumva rero kugira ngo uruhare rwacu twiyemeje kugira mu iterambere ry'igihugu ntitubasige tujyane namwe murakoze nitwa Ivan Nkorera Isango Star ikibazo cyanjye ndakibaza ku bari gufatanya na Lionel gutegura kino gitaramo ni igitaramo umuntu arebye abona yuko line-up mwakoresheje irimo abajene benshi ubundi muri gakondo tumenyereye yuko umuntu ari gutegura ibitaramo atekereza no ku bakuze muri gakondo kubera icyo mutabatekerejeho kugira ngo abashe gufatanya na Lionel ese cyaba ari igitekerezo cya Lionel cyo kugira ngo akoreshe urungano rwe hari ubutumwa bundi ese mwashaka gutanga nibuze kutubwira ikindi turi mu bihe bya vacances ku banyeshuri abakiri bato bo muri kubateganyiriza iki muri kino gitaramo uburyo bwo kwinjira yego niba hari uburyo bwo kwinjira wenda ku banyeshuri muri vacances muri kino gitaramo nacyo muri buze kutubwira kuri BK muri imwe muri banki mugerageza gukorana n'abartiste mu bitaramo bigiye bitandukanye ese mutekereza iki kugufasha abahanzi muri projet noneho bitari iby'ibitaramo gusa ku buryo mwabaguriza amafaranga igihe runaka bakaba bakora ibikorwa byabo bakajya babishyura ese iyo mishinga mujya mubiteganya kuba mwayikora umuhanzi yakurikira projet runaka afite wenda yo gukora video yo gukora audio ku buryo mwamuguriza noneho bakazabishyura niba mujya mubiteganya mwatubwira urakoze ikibazo cya mbere mwabajije ni impamvu twafasha abantu b'abajene gusa gufatanya na Lionel nk'uko yari yabaje kubisobanura nuko n'abantu abo twasabye gukorana nabo n'abantu yagiye akorana nabo bamufashe gutegura iyi album akaba ari impamvu abantu twari twifuje ko baririmbana nawe kandi ababyeyi barahari hari n'abo muzabona ariko nabo tujye tugakorera ibyabo ariko ubu yari Lionel Sentore bifuzaga gushyira hanze umuzingo rero byari ngombwa ko dukora n'abantu bagiye bakorana nawe mu gutegura iyo album kugira ngo bamufashe kuyikora naho ubundi n'abakuru bose tujya tubategura ibitaramo kandi nabo abato bakaza bakabafasha kandi harageze yuko mu by'ukuri generation ntoya cyane cyane muri gakondo nayo ihabwa umwanya wayo dufite abalegends muri iki gihugu cyacu babimazemo igihe kinini kandi ndatekereza ko abenshi hafi ya bose bazaba banahari ejo mu gitaramo ku cyumweru bagikoze byinshi byiza iyo batugejejeho twari tugeze ubu ngubu ariko igihe cyageze yuko n'abato bazamukana impano zabo zikagaragara bagahagarara bemye kuko ugiye bareba ko bazaba batagihari abarimo tuba dusigaranye kandi nzi ko bazabihagararamo neza murakoze nzi ko musubije abana bari munsi y'imyaka 7 bo ntabwo bishyura amatike ariko hejuru y'imyaka 7 barishyura kandi kwishyura nabyo emigeze kubivugaho umuntu utarabona tike kubona tike ni akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1473 urwego ndasubiramo akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1473 murakoze twakashyira muri BK katubwira niba bashobora gutera inkunga nka album ya Jire mukaba amafaranga akazabishyura nyuma ndagisubiza nahuranije gutya sinzi wenda niba mureba mukurikira application ya BK cyangwa se na social media zacu dufite application iri hanze ari kuri Android ari kuri iOS wayidownload mukayibona ni iki cyatumye tugera kuri uru rwego ahantu twerekeza muri tekinoloji iyo urebye informal sector hari igihe ugendeye kuri bya bindi byacu bya banki yinjiza ngahe umushahara nangahe utabasha kugira ukuntu ukorana n'umuntu uri muri informal sector ariko twashyizeho application kugira ngo ibashe kureba ni gute konte yawe ikora ni ibiki ukorera kuri konte ni iki dushobora gukorana nawe ngiye kubashishikariza ikintu rero kimwe muyafungura ariya makonte mutangire munyuzeho kubera ko hari ibintu mukora turabizi ko mukorera amafaranga menshi ariko mukayashyira hano mukayatwara ntitubashe kubibona abantu barimo gukorana natwe batransactinga kuri account zabo iyo ugiye kuri application yacu ikurikije amafaranga transactinga ishobora kugenera umwenda utagombeye no kuza kuvugana n'umukozi wa banki jya muri application ikakubwira iti wemerewe aya
ukayafata ukayakoresha kubera ko application yabirebye ibona ko transactinga ibona kuzakomeza gutransactinga nitugushyigikira turiteguye rero ahubwo turimo kubashishikariza kugira ngo ayo mafaranga ntimujye muyashyira mu mufuka nimuyakoreshe kugira ngo tubone icyo duheraho tuganira namwe hanyuma iby'amalbum hari amakuru make yatangiye kugenda tubona hari ukuntu utangiye kubona muri industry yanyu ukuntu zikora nimutwegere tuganire amafaranga iyo umuntu yaguhaye kugira ngo yakoreshe projet nuko dushaka gufatanya nawe kugira ngo utere imbere ariko natwe dushaka guhemba umukozi wagufashije dushaka kwishyurira tekinoloji kugira ngo dukomeze dufatanye twese dutere imbere ariko nuza kureba cost y'amafaranga ntabwo nshaka kuvuga ibindi bigo cyangwa ahandi hantu mukura amafaranga ariko nuza kureba cost urasanga aga cost twashyizeho twagerageje gushyira aga cost gatoya cyane ku buryo bukabije murakoze cyane turimo turagana ku musozo reka twakire ibibazo byanyuma dusoze uravuze ngo amafaranga turayafite nibyo koko turayafite menshi kuko turayakorera ni na byiza yuko muyatubikira abenshi mubona hano izi kamera mubona hano ndi kubwira ku ruhande rwa Beka hari ayandi mabanki twisunga si ngombwa ngo nyavuge kubera ko ntabwo yigeze dutera inkunga muri iki gitaramo si ngombwa rwose ariko ni na byiza nanabashimira yuko muba mwagize n'uruhare mu guteza imbere umuziki ni byiza dukeneye ibigo nk'ibi ngibi wa mugani w'abahanzi hari abahanzi bamwe na bamwe musi usanga babayeho mu buzima butari bwiza akandi baragiye banifashisha wenda no mu gukora indirimbo zabo ugasanga hajemo n'izi kampani zanyu wenda nimunabishyure n'amafaranga igihe kirageze rero yuko ni byiza yuko Beka irimo igenda ibisobanukirwa mbere mwari muri za Miss Rwanda kubera ko nyine ari igikorwa mwabonaga kiri buze guhurizamo abantu benshi directeur wenda mutebona ariko abahanzi n'abantu tugeraho ku munsi tuzi ibikorwa byabo n'uburyo bavunika muramutse mubahaye amafaranga yanyu rero ni sawa ni byiza kandi namwe mubonamo inyungu rero waruvuze ngo dufite amafaranga nibyo turasaba Beka ngenda yikoresha abantu dukorera ku mbuga nkoranyambaga kuba bishoboye kuba bizi bice hano amafaranga arahari kandi ni menshi ariko Beka hari uburyo itatworohereza nyine mu buryo y'amafaranga yacu kuko abenshi tuyabikuza mu mayero abandi ni mu madolari harimo wenda n'ababikora mu manyarwanda ariko muri ayo madolari cyangwa se amayero nyine muratuvuna bigatuma niba tuje kuyarotira cyangwa se abantu baje kuyafata bigatinda rero ako kantu ko gutindamo kuko amafaranga tuba tuyakeneye koko kandi namwe mukakabanyuraho mubyoroshyemo kugira ngo mutwegere namwe si ngombwa ngo twe tubege namwe mutwegere mutubaze n'ibyo twakora n'ibyo twakorana kugira ngo serivisi zacu n'izanyu zibashe kuba zajyamo neza murakoze igikorwa cya mbere cyo kubegera nuko twicaye hano twicaranye namwe kandi turashaka kugumana namwe turashaka gukomeza turimo gukorana namwe hanyuma wenda kuri icyo kibazo cy'ubukererwe ntekereza ko muri banki zifite branch network nini cyane Beka irimo ariko niba hari ikibazo kiri swift transfer zifata iminsi 2 yonyine ariko niba hari ikibazo kiri technical kijyanye n'ibintu byanyu kubera ko wenda ntashobora kuba hari visibility ntafite kuri ayo mayero n'amadolari ndaza kwegera tubiganireho nyuma y'uko turanyije iyi conference hanyuma turebe kuko capabilities ziri technical zo turazifite branch network turayifite ntabwo twagombye kuyiha ikibazo cya service quality ni twebwe twagombye gusavinga mu gihe gitoya kurusha abandi bantu bose bahari hano nakoze nitwa ufite inama ya Mesherari ni umunyamakuru nandika mu Impuruza ni ikibazo mbaza Lionel ikibazo cy'amatsiko niba ntibeshye ubusanzwe ubarizwa mu itorero Ingangare ariko ntabwo iri kuri afishe ese impamvu ni izihe aho ntihaba hari uri muri gahunda yo gupanga kwikorera ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger hamagara nimero ubona kuri ekara yawe